tubasanga ahangaha i Remera, impande i Remera makuru iki? Aho i Remera hari inzu y'ubucuruzi bwacu. Twari dusanzwe tubamenyeye mu kazi ka leta, muracyakarimo mwagize hano? Ntabwo akazi ka leta tukikarimo, twitwa ba rwiyemezamirimo. Noneho rero muri ba rwiyemezamirimo mwatubwira ni mufite ikigo cy'ubucuruzi murikorera ku giti cyanyu bimeze? Ni ikigo dufatanyijemo na bagenzi bacu, ni company, ni ikigo cyangwa ni company yitwa Global Development Challenge. Turi kumwe na bagenzi bacu bafite inararibonye mu buzi butandukanye, dufite ubumenyi mu buzi butandukanye, mu bintu bitandukanye. Hariho abafite ubumenyi mu kubaka amahoro, abafite ubumenyi muri reintegration cyangwa gusubiza mu buzima busanzwe kuko twabikoragamo. Hariho abafite ubumenyi muri communication, hariho abafite ubumenyi muri event management cyangwa gutegura ibirori bitandukanye, harimo n'abafite ubumenyi mu icungamutungo cyangwa finance. Igitekerezo cyo gushinga iyi kampani mwagikuye he? Igitekerezo cyo gushinga iyi kampani twagikuye muri ubwo bumenyi butandukanye, kuko tumaze kuva muri leta bahise dutekereza kwishyiriraho kampani yacu kugira ngo dushyire hamwe imbaraga dufite. Mwese mwakoraga hamwe? Twese twakoraga hamwe. Twakoraga hamwe muri, sinzi niba ushaka aho twakoraga cyangwa niba atari ngombwa, ariko twakoraga hamwe. Niba ko tubwira cyane twakoraga muri komisiyo ya Demobilizasiyo. Komisiyo ishinzwe gusubiza, gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare. Muvuyemo rero mutekereza kwikorera cyane vuba cyane, twanga kwicara kuko twari dufite imbaraga, dufite n'ubwenge, twanga kubyicaza, twishyira hamwe kugira ngo dukomeze nk'uko twatangaga umusaruro muri komisiyo ya Demobilizasiyo tunawutange tugeze no hanze. Ntabwo imbaraga zacu zashira, ziracyahari. Ibyo byose rero mufite ibikorwa mwateganyije muzakora ku buryo umuntu yabasura cyangwa se mu isoko ahantu runaka mushobora kujya gupiganwa cyane. Muri make batubwira imishinga mufite iteganijwe bijyanye n'uko icyerekezo cyanyu kimeze? Imishinga dufite ni imishinga minini yagutse. Icya mbere hari na za consultance kugira ngo dufashe iki gihugu kubaka amahoro ndetse no hanze yacyo, yaba ari mu karere cyangwa no hanze no ku isi yose, kubaka amahoro kuko tubifitiye ubumenyi. Hanyuma dufite n'ubumenyi mu bijyanye na media kuko dufite ababizi, ababizobereye, nanone bazakora ku kazi. Dufite rero n'ubumenyi mu by'amasoko, nayo mpamvu aha mwadusanze n'ibijyanye n'amasoko n'ibicuruzwa. Dufite n'ubumenyi mu by'amasoko n'ibindi bitandukanye. Turashaka kwagura imbaraga, niyo mpamvu twiyise Sanagi, ni ukwishyira hamwe kw'abantu bafite ubumenyi butandukanye. Mumaze igihe kingana iki mutangiye? Twebwe iyi ni ntuza ya mbere, ni kontra ya mbere tubonye, ariko twapiganywe n'ayandi twizera ko wenda tuzayabona, ariko tumaze guhera mu k'umunani. Guhera mu kwezi kwa munani? Mu kwa munani, ubwo si ukuvuga ngo ni uguhera mu kwa munani ducuruza, ni uguhera mu kwa munani twishyira hamwe, dushaka ibyangombwa leta ikeneye kugira ngo twemerwe mu bucuruzi. Ntacyo gihe twatagiye n'aho dukorera. Muri amezi atandatu ni iki mumaze kugera? Tumaze kugera kuri dokima, no kubeshya, tumaze kugera kuri dokima, kuko dokima ubwazo nazo zisaba intambwe ziterwa. Usaba ikintu bakakubwira uzaze nyuma y'ukwezi. Tumaze kugera kuri dokima. Ikindi tumaze gusinya kontara n'Inyange, ari nayo urimo ureba aha ngaha. Twarapiganwe, ntabwo twagiye ngo tujyemo gusa, twagiye mu masoko turapiganwa, twerekana ubushobozi bwacu, badutoranya. None uyu munsi nibwo twagize delivery ya mbere. Mwishyize hamwe muri bangahe? Turi batandatu. Mwishyize muri batandatu. Atari ibanga watubwira umugabane wawe umuntu cyangwa igishoro mufite? Umugabane wa muntu. Niba atari ibanga ariko. Ndetse tukayivuga twatangiye tuvuga dutanga 500 ibihumbi 500, ariko ubu ngubu turimo turongera
ku buryo tuzagera no kuri za miliyoni n'ebyiri n'eshatu n'eshanu, ariko umugabane shingiro twatangiye kuri 500. Murakoze cyane, uzi tuzagenda twiyongera ngo bise biba kumenya icyerekezo mufite. Dufite icyerekezo cyo gukora amasoko, kuko ushobora gutsindira isoko rya miliyoni 20, miliyoni n'ijana zirenga. Icyo gihe buri muntu aza, kandi ifite n'ubushobozi bwo kuba twafata n'amadeni kuko leta iratwizera. Icyo gihe nitubona ayo makontra tuzagenda twerekane icyicaro cyacu, twerekane n'ibyo dukora n'aho tugeze, tuzagira credit dukora. Kubera ko mufite abantu benshi bazi iby'ubucuruzi, uvuga ko mufite ubunararibonye mu kubaka amahoro, ariko tubwiye muri itangazamakuru muteganya se kuzashinga ikigo cy'itangazamakuru? Oya, ntituzashinga ikigo, nabyo binakunze nta kibazo, ariko ibyo ari byose ubucuruzi cyangwa ikijyanye n'amasoko cyangwa na za consultance n'ibindi, habaho kubikavaringa, hakabaho noneho no gukorana n'ibigo bitandukanye bishinzwe itangazamakuru. Ntabwo haba hariho amategeko ajyanye n'itangazamakuru, uriya muntu niwe akorana nabo kugira ngo amenye ko tubeshyura uko ubucuruzi bwacu burimo bukorwa kandi burimo bwamamazwa kandi burimo bumenyekanishwa. Azakorana n'abantu, azakorana n'ibigo bitandukanye mu rwego rw'itangazamakuru kugira ngo ibyo dukora bimenyekane. Umwana abakozi ba leta mukorera amafaranga y'umushahara w'ukwezi, ese gutangira kwikorera nta imbogamizi mwahuye nazo? Imbogamizi ni ugusa n'akamenyero, kubanza kumenya ese tuvuye ahangaha hasabwa iki, ariko nabyo amakuru tugenda tuyamenya, ariko nta kindi cyatubera imbogamizi kuko twagiye dukorana n'abantu bo hanze cyane. Hanze ahangaha abantu bakunda kuvuga ikibazo cy'isoko, ariko umuntu nta mbogamizi muzajya bajya ku isoko, bakire ko musanze n'ubundi hari abandi bari basanzwe bakora. Igice muzanyemo ni ikihe gishobora gutuma abantu bavuga ko ari mwe bagiye kuyobora isoko? Sinumva icyo ushatse kumbaza, kuko hari isoko produit mufite n'abandi barazifite, nuko muje ku isoko ryari risanzwe rikora. Ni iki gishya muzanye ku buryo umuntu ashobora kuba ati byanze bikunze ngomba gukorana n'abariya? Wenda twavuga nk'iri soko dufite, n'iri soko ry'Inyange ubwaryo ni agashya. Kuba tubonye n'isoko ry'Inyange twararipiganiye, buriya ntabwo ahantu hose ugenda ubona Inyange. Hari ahantu hemewe, tukavuga ngo mu murenge w'aha n'aha cyangwa mu karere runaka ntagomba kujya ntuza kontwari z'Inyange zirenze 2 cyangwa zirenze 3. Icyo gihe rero twebwe muri ako gace tuzi yuko abo bantu bazatugana, aho ku bwa mbere ni n'agashya kuko ntiyagenda hariho hose. Ikindi cya kabiri, na produit nshya y'Inyange yaje nayo ni nshya ya water zone, nayo ni nshya ubwayo, twari tumenyereye mu macupa kugenda bisiriza, ariko turavomisha. Iyo umuntu yumvise inararibonye mufite, asanga isoko ryanyu ritagombye kuba mu Rwanda gusa, ndetse mwamuteganya no kuzamura amarembo mugakorera hanze y'igihugu, ku buryo umuntu ashobora kubakenera aho yaba ari hose mukajya gutegera mu iryo soko. Cyane rwose, kuko ntaho duherejwe, nkaho uzi ko muri Afurika hari ibintu biri za post conflict hirya no hino mu bihugu. Twebwe rero twiteguye kuzajya no hanze kugira ngo tujye kubaka amahoro, tujye gustabiliza security muri icyo gihugu. Ntabwo ari intwaro, ariko ibitekerezo. Ese mwiyubaka mute kugira ngo batangire bateze imbere ibihugu byabo barimo? Mwese mwana abakozi ba leta, mwe mushahara w'ukwezi, hanze y'ahangaha n'ubundi hari abakiri mu kazi, kandi mwebwe mumaze kugira inararibonye hanze nyuma yo kuva mu kazi ka leta uko babyifashe. Niyo butumwa batanga ku bakiri mu kazi? Ubutumwa natanga ni uko umuntu atava mu kazi ngo amaboko yabuzinge. Va mu kazi umenye icyo ugomba gukora, kuko ugomba kubaho. Icya mbere ugomba kubaho, kandi nawe ugomba, nk'uko leta yagutunze, nawe ugomba kugira gutunga, ugomba gutanga akazi kugira ngo dufashe, kuko abakozi bose ntabwo bazaza ngo birunde muri leta bagumeyo. Navamo ntabwo azapfa, agomba gukora akibeshaho, akabeshaho umuryango we, akabeshaho igihugu, agatanga akazi. Hanze hari uko bakunze kuvuga ko igishoro ari ikibazo,
ari abantu badafite igishoro bamuzereye mu kazi ubuzima ntiyavuga ko burangiye. Ntabwo burangira kuko buriya umuntu iyo yigize inyakamwe arapfa. Niyo mpamvu tubona twarishyize hamwe. Nshobora kubona ayo 500 se yakora icyo uri umuntu, ariko tuyashyize hamwe dufite icyo twakoze. Rero ahubwo turabasukangurira ari abatugana nabo baze nimba bafite ubwo bumenyi ntawe duheza, ariko noneho bishobotse nabo nibishyire hamwe ntagende ngo abinyakamwe kuko abaye inyakamwe ntacyo yageraho. Mu kiganiro tujyanye hari icyo twabariho umbaga ushaka kuvuga. Icyo nshaka kuvuga ni uko dukangurira abadukikije bose kugira ngo baze batugane aho turi aha ngaha i Remera, hanyuma baze batugane nta nubwo ibiciro byacu bihenze, turahendutse. Kampani yacu rero igamije ibintu byinshi bitandukanye nk'uko managing director yabisobanuriye. Igamije peace building cyangwa kubaka amahoro mu karere k'ibiyaga bigari ndetse na beyond n'ahandi hose haba hari ibibazo by'amahoro ku buryo dushobora kugarura amahoro muri ako karere. Igamije muri rusange gukora consultancy services, kuvuga ubushakashatsi twabikora ugereranyije na experience twakuye muri Komisiyo nyuma yo gusezererwa. Tukumva twakora consultancy mu buryo butandukanye, yaba muri ibyo bya reintegration, ibijyanye na peace building, ibijyanye na gender, ibijyanye na child protection, ibijyanye na social protection, byose ibijyanye n'ibyo twakoragamo ugereranyije na experience dufite, turumva twatanga umusanzu muri consultancy services. Tukaba twakora ibijyanye ndetse no gupigana mu masoko. Mu masoko harimo ibijyanye no gucuruza ibicuruzwa goods, hakaba ndetse na services kuko bagenzi banjye mwavuganye hari ushinzwe ibya communication it's a service, ariko haba hariho na goods. Nk'ubu ngubu aho musanze turi muri project ijyanye no kugurisha products z'Inyange, ubwo nibwo rugero namuha rujyanye na goods. Igamije nanone kuba twatanga capacity building, ni kuvuga technical support mu bijyanye n'ibyo dufitiye ubumenyi twabasha gusobanurira abandi bigereranyije n'ubunararibonye dufite muri domain zitandukanye. Urumva ko dufite uburyo bwagutse kuba twakora muri kampani yacu kuri subject zitandukanye. Ukiri mu ntebe y'akazi ka leta wigeze utekereza kuzikorera? Njye narabikundaga ko njyewe ndi umu-economist ubundi ayiminga very high, ni ukuvuga atekereza kuba yakwikorera ku giti cye akumva yaba rwiyemezamirimo, cyane cyane ko ntabwo waguma ku ntebe y'akazi ka leta ngo utekereze kuko utazabasha gukora ibyawe ngo witeze imbere. So narabikunze cyane. Ko mwarivuze muri abakozi basanzwe bakorana mufite ubumenyi butandukanye, ni hehe somo mumaze gukuramo? Isomo mfite nuko abishize hamwe bagera ku bintu bikomeye, kuko n'Abanyarwanda baravuze ngo abishize hamwe Imana irabasanga. Ukuvuga umuntu umwe ntashobora kugira icyo ageraho, ariko iyo mwishize hamwe mugashyiraho izo mbaraga ziri diversified cyangwa bafite speciality zitandukanye babasha kugera ku bintu bihambaye. So kuri jyewe narakunze ko dufite ubumenyi butandukanye tugenda twuzuzanya. Murakoze. Nitwa Mugabe Grace. Hano tumusanze mu kazi, tukumenyereye ubundi uri umukozi mu bigo bitandukanye, ahangaha murahakora iki? Uko bimeze nakoraga na Komisiyo ya Demobilizasiyo, ariko igihe kiragera ubundi biba byiza kugira ngo usohoke urebe ukuntu ibintu wakora ku giti cyawe. Igihe cyarageze ndasohoka ngo ndimo kwikora ku giti cyanjye. Ukiri mu kazi ka leta wajya guteganya ko uzasohoka mukajya kwikorera? Cyane rwose nari mbizi ko uzasohoka mkikorera ku giti cyanjye. Mbese twavuga ko inzozi wari ufite zamaze kubona igisubizo? Ndabishimira Imana kuko inzozi nari mfite yabaye nyayo, ndasohoka kandi kwikorera. Nk'umuntu wari usanzwe umenyereye gukora mu itangazamakuru,
gutanga amakuru y'ikigo ushinzwe imenyekanisha ni iyihe somo mumaze gukura mu guhuza imbaraga n'abandi bafite ubumenyi butandukanye bwabo? Urakoze cyane, ndumva ari ikibazo cyiza. Ubu ngubu ahubwo nubwo nungutse ubwenge, mbere nta ubwenge bw'itangazamakuru bwa bundi twicara ahantu hamwe tudashobora gutekereza, ariko ubu ngubu ndi mu rwego rwiza cyane, mpura n'abanyamakuru bagenzi banjye twungurana ibitekerezo, bakanyereka inzira nziza ushobora gukoreraho itangazamakuru mu buryo bwa business communication. Ubu rero ushinzwe imenyekanisha mu kigo cyanyu, kugira ngo tubwire ingamba bafite kugira ngo product zanyu zirusheho kumenyekana, abantu barusheho kwagura isoko no kubona abakiriya. Urakoze cyane. Ingamba mfite ni ingamba zo gukora partnership n'abanyamakuru batandukanye, ku buryo burya mu binyamakuru hari abanyamakuru uburyo bwo kwandika, uburyo bwo kujya kuri radio, uburyo bwo gukoresha televiziyo. Ubwo rero uburyo inzira nshaka gukoresha mu bintu bya marketing ngomba kubahuza bose uko bameze, kugira ngo dushobore gukora gahunda yo gushishikariza information isakara ahantu hose, kugira ngo ari effective marketing muri product zacu.